ubundi amategeko y'abaganga n'abadogiteri bose aravuga ngo umugabo n'umusore byibuza mu cyumweru abagomba gusohora inshuro 600. Sister, urukundo naruguhera ubuntu kandi uramutse ukundanye n'umuntu nkanjye nijyo higo wabugize mu buzima bwawe. Nta mukozi wo mu rugo dukeneye, imbwa ziwacu zifite umuntu zigaburira n'ikimenyimenyi. Iwacu nta muntu usa nkaho yahakata, ariko mbanza mboneraga muri bayinecu utarambona mu maso. Njye nitwa Rutambi Kavumbi, umusore ukundwa n'abakobwa benshi, nikubona nakwikundiye ndashaka ngo twibere inshuti. Njye simba inshuti n'imbwa zo ku muhanda. Ariko kavuka ucyo usigaye wishyira hejuru gakabisa. Icyo nicyo kikwereka nyine ko nkubiye. Shake ko nsigaye nkureba ukanera iseseme. Ahantu hose urigira uwa mbere. Nta kintu na kimwe ndabona. Wowe Kavumbi utigize ndabizi. Rwanda te uzahera ingoma umanuke Musanze. Ubwo burere bwose uzanyuramo uzasanga Kavumbi ndi uwa mbere. Icyambere naho nanyanga inkumi zibure guhindukira n'ikimenyimenyi ahantu hose. Mu bakundana n'abashakanye ninjye cyitegererezo cyabo. Ate shaka vu uneye isesemi haha nshaka kugutekereza ngiye kurya bikananira. Rwanda te ndakwisabye uramenye utazandwarira indege nge nawe ntago turi kuri revime. Ubugere Rutambi ndi kuyindi rev. Iyo makangu yacegende yitegereza byo nyine nareba uko niciriritse, nareba uburyo ngiye Kavumbi ndi imari nkahita nkubonamo zero. Icyambere nta kintu ufite nitwavugana muri make giye Rutambi revo yanjye iri hayi cyane. Wowe urangiye Rwanda teri narumiwe nkaho urumva revo yawe ari bwoko ki? Ngerezo yanjye ngihayi cyane. Shaka vusinkubeshye kubijyanye n'agaciro ko n'amashashi ubwaye kurusha agaciro. Urabuzwa n'iki kunsuzugura se? Ubundi kuvugana amagambo abiri ni $10 kuko isaha tukaganira. Kubona yinyishira byasaba ko uri umudespot. Buri ikintu kikwereka ko ugiye Rutambi uri umuntu w'agaciro ni iki kimwe. Sinjya mvugana n'abasivile, umukobwa udafite ubwiza nitwavugana. Nubwo ari nge musore wa mbere mu Rwanda ukunzwe, nyashiresi zero y'amasura mbanasi wapi. Buriya ni mpamvu mpinga nuko utazi agaciro kanjye. Ucyumva izina Rutambi Kavumbi ugihita wumva umusore hawe umugisha n'abakurambere. Shaka vungiye sinemera kuri muzima pe, hatangura umwami w'abagore ngahandi ngurura rumodo w'abakundana wita kuri tagagizwa nguru umuntu w'agaciro cyane. Nge ndi umuntu w'agaciro rwose gaciye ku mutwe Masayi Nyagiso. Nge Kavumbi wa mbere kundwa muri iki gihugu. Abakobwa bose bayantaye kakagenda kakigira akantu kari hejuru. Shaka vu ntacyo nkwijeje gumanira agaciro kawe. Rwanda te uzi ko usuzugura ababyeyi bose ninjye bifuza ko nazababera umukwe, none ngo nagaciro mfite. Shake ko zinyana ni yamweru ko Kavu satura papa wawe nawe burya akunda abakobwa wagira ngo nagashaje. Ikikubwira famille y'aba gentlemen ubundi viye ku gihe cye yari ameze nk'umwami. Yari afite inkweto y'uruhu yari yarakuye mu Buganda, yanyuraga ku isantere abagore bakamukurikira. Kavumbi nawe rero wo muri iyi viziyo neza ni satura yongera vuba. Iryo ni gishema ry'umuryango wanjye. Of course umuryango udakina mukomerezaho, hari igihe ibyo muhiga mwazasarura. Ariko papa yewe ndebye famille yacu jye nikangamo. Famille yacu ikundwa n'abakobwa hahandi badufata nk'abami babo. Erega mwana wa ngewe so nagacishije buriya niwumva kuvukira heza urumva ko ari ikintu cyiza cyane. Ngiye papa wawe natunze izina rya viziyo ku buryo nagiye gusezerana na nyoko hahandi navuze ngo nitwa Satura Fredouard. Abagore bose barayagara. Nubona muri iki gihe abakobwa babonye Krisizi haba hahiye. Mu gihe cyacu rero babonaga Satura nabubatse bagasohoka mu mazu. Mwese vie ndabura viziyo yanyu ni yacu biratandukanye. Ndagira ngo umbwire strategy mwakoreshaga kugira ngo mushyitwaremo neza mwebwe ni iyi. Viziyo yacu ni yanyu biratandukanye. Mwe muri muri promotion abakobwa bafite nyashi hari n'ibimabuja wapfubura bikakwihera amafaranga. Viziyo yanyu rero nirya nawe gusa ariko ukirinda sida. Nyumvira vienda gaswi sida si yakaranginda. Inda bwoko ki? White kandi waba uri kwagura umuryango. Sigaho vie aho gutera inda narwara sida. Wibuke kugihe cyanyu hakoraga abakorodo face, ariko kuri iki gihe pistol bazitwara ku matako. Shaho ujye ukora mwana wanjye. Sinumvisha abo bavuga ngo life ni guci. Iba guci nyine ari bitateje. Kurya ndarya ariko mfite ubundi buryo. Nabwo burakubiye se mwana wa? Ubu nurabimenye. Bose barabizi nge ndi umwami w'abakobwa. Umva
ndashaka ko uzatera ikirenge mu cyanjye uzabyara abana batari munsi ya 17 kandi ntuzarenga imyaka y'urubyiruko utararwara sida. papa gusa rukuru rwanjye rufite amazi mu mutwe wawo. ejo ndi nagiye pasi kirayanga nihuza n'ababebi twiga ku kigo kimwe kibura ibyo kibabwira njye niyo ndi kurureba wagira ngo ni rwa kiberesha neza neza. Wiki njye hari ikintu njya ninda nibaza ko runduta buriya yaza kuba ari muto twari bugire ngo yavutse inanga zaracitse amazi. papa wamubyaye zikiri umwimerere sinzi impamvu twira adafite umwimerere wacu. koko mugani twiri ntashabutse niyo ndi kumubona mbona adahuye n'abana banjye bose. papa ikintu maze kubona cyo twira mubyaye tarararuka n'ubujiji no kutamenya gukora nuko wamubyaye nawe ukiri umuseviri. ndashaka guhera uyu munsi umunyigishirize sinkeneye kumubonamo ubugoryi bumeze kuriya. Kavu wowe ntugire ikibazo byose ndaza kubyitaho. sawa naribi twiri bite byawe? Ni byiza papa. Murumuna wawe warakundegeye mu kanya none ndi kwibaza nikuraho amanota ko nabyaye nabi cyangwa nizere kuri bujya kwisubira. Papa ariko sinzi ikintu nakoze, imirimo yose nayikoze, ibyatsi by'amatungo nabishatse no guteka numva natetse ahubwo Kavumbi yagiye. Ahubwo papa mfite ikibazo nsigaye nkora imirimo njyenyene Kavumbi yagiye mu bakobwa. Ziba utamvugira umwana nabi aho kibera ikivamvari aho cyamwisunze ngo mujyane ngo rukora imirimo rwonyine. iyo mirimo hari wayigutumye. Ese papa urashaka ko najya mu bakobwa? Abakobwa niwo muti w'abagabo. ubundi amategeko y'abaganga n'abadogiteri bose aravuga ngo umugabo n'umusore byibuza mu cyumweru abagomba gusohora inshuro 600. buriya niyo mpamvu nabonye wibagirwa cyane uri ikivamvari. wowe nabonye nta buzima wifitiye wakabaye ufite nk'umugore ufite imyaka 60 mu bantu warabaye nk'umugabo we. Papa je byose nabikora pe. itegeko rihari rero niri Kavumbi atsimbura nawe utsimbura kandi ibyo akoze nawe ubikora. niba ari inkumi nawe ufata umugore ku buryo nzageraho nkajya nk'icupa rikamanuka nakicara mu bandi bagabo nanjye nkavuga ko nabyaye neza. nkawe ku myaka ufite wagakwiye kuba ufite abakobwa 10 wateye inda kandi mu myaka y'urubyiruko ntumeye kuyirenga utaragera agakoko mu mubiri wawe. Papa nari biriko biragoye no mu gihe wungutse ikirangamirwa ukaburaho ukibomorera ukwiye kuhita uhamagara umubyeyi ukunda abana be satura Fruduwari nkahita nkwereza ya shambura ako kanya. ubu tuvugana sanga Kavumbi hararuguru kuri santere kandi ntabona mutaha ubusa. bugarutse hano mujye mutaha bitinze we nanjye mba nshaka kwifayiza. sawa nta kibazo papa. Rudakuba niba ari famiye itangaje nabonye niyo kwa Satura. Fruduwari se yego man byagenze gute? man ira famiye ku bintu by'uburayi wagira ngo ni gakondo yabo. yes ariko inyana ni yamwe nubona Satura uriyubona ubundi w'abana bamubaraho bashobora kuba bagira muri 40. nakuriye turi abaturanyi babo ushatse ni wamutuka kuko ushobora kwishuka ukamutuka kera kabaye nawe ugasanga uri umwe mu bana be. sinaba umwana we ubundi uri umwana wa Satura wahita ubyibwira. icyambere wakura ukunda abakobwa n'abagore aho umukobwa ari nawe niho wazajya ubarizwa. reka sinabonye twira adakunda ibyo bintu. iriya ni imyaka y'ubukuru hari igihe buriya nawe azeru. sha twira ni umwana mwiza pe maze no ku ishuri hari umukobwa wamwandikiye aramurega. reka nanone ubwo ni ububwa akaboga kakwibunzaho nawe ukirukira kurega ubwo si ubwo ni ubutwari. Sarisa mu gitondo ujya gufata 8 kwa Satura aho uri kwerekeza nahumvisha. reka nigende ruburanzanye ariko sha nubwo tuba twijijisha ariko abakobwa ni beza pe. reba sharwa Mariya go kumugezi nsigaye ndureba we ana we ariko ubundi Rudakuba ubundi amabuna bamiki nsigaye nyabona umutima ukatuncika ukagaruka nka nyuma y'amasaha 7 wari wigiriye kuri uwo muziranenge sha. oya ariko nanone ntago ndi umwana wa Satura. ariko Kavunge nsigaye nkureba ukantera ubwoba kuko nsigaye ndeba ukuntu ukunda abagore sha nkagira amakenga pe. Never nta bintu by'amakenga kandi ku bintu byo gutanga pasi njye rutambinda umuvolonteri. oya si ibyo ndi kuvuga wibagiwe ko kujya mu bagore wabyanduriramo indwara nyinshi zitandukanye. imvira akazungu umwana w'umuzungu ndagaswe hajya papa wawe nicyo kera apu ubwo impamvu nayitahuye mwege mwaravukiye mu babyeyi b'abasivili mu muryango wacu twe turi abami b'abagore twe icyambere dufite amaraso yo gukundwa. umwari mwiza wese aturutse kure azabaza umuryango wo kwa Fruduwari ngaho niba umuryango wanyu ukundwa atera turi umukobwa turebe. reka mbanza kiramo bayinacura zanjye ndaje nkwereke.
ubundi nubona mfite akagurudu kanjye ujye umenya ko aho ngaho mba nabaye misita byose. kuko batwaramo abana igikoma. shazi batwakumvisha kambanze ngende. aka Rutambi Kavumbi, Mr. Romantic, Mr. Beautiful Day. Sister, urukundo naruguhera ubuntu kandi uramutse ukundanye n'umuntu nkanjye nijyo higo wabugize mu buzima bwawe. Nta mukozi wo mu rugo dukeneye, imbwa ziwacu zifite umuntu zigaburira n'ikimenyimenyi. Iwacu nta muntu usa nkaho yahakata, ariko mbanza mboneraga muri bayinecu utarambona mu maso. Njye nitwa Rutambi Kavumbi, umusore ukundwa n'abakobwa benshi, nikubona nakwikundiye ndashaka ngo twibere inshuti. Njye simba inshuti n'imbwa zo ku muhanda. Umwami w'abakobwa n'inkumi komera. Kuri uyu munsi zashinze imirizo pe. Hello guys, baba content creator mumeze gute? Guys, njana kongera kubabwira ko icyanzu.com ari cyo gisubizo cyanyu mwebwe aba content creator. Uhora wibaza ngo twiri comedy kuki mfite ishusho nziza, kuki video yanjye isa neza, kuki amajwi yanjye ari hejuru. Igisubizo nta kindi, icyanzu.com. Guys, ushaka ibikoresho byose byagufasha gukora video zawe neza, na content yawe ikakundwa cyane, ikarebwa n'abantu benshi, bakayiguma paka video irangiye. Nta rindi banga, guna mu icyanzu.com tukwereka igisubizo cyawe. Urasanga amatara meza, tripod, video making ndetse na sound maker. Guys, wowe mu content creator rero visit icyanzu wihahire